Muri Bibiliya havugwa inkuru y'umugore witwa Sara wabyaye afite imyaka 90. Ese birashoboka ko umugore yabyara arengeje imyaka 50? Haba se hari ingero z'abagore bazwi babyaye barengeje iyi myaka? Ninde mugore wabyaye akuze kurusha abandi bose ku isi? Ntucikwe n'iki kiganiro. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe kandaho noneho amakuru yizewe kandi acukumva yatazajya gucika. Muri iki gihe tugezemo umubare w'abagore babyara barengeje imyaka 50 uri kwiyongera. Uku kwiyongera kuraterwa n'ikoranabuhanga rifasha abantu gutwita no kubyara cyangwa se icyitwa fecondation in vitro. Ubusanzwe abahanga mu by'ubuzima bavuga ko iyo hashize amezi 12 akurikiranye umugore atajya mu mihango aba yaciye imbyaro. Bivuze ko abatazongera kubyara muri rusange. Imyaka rusange yo gucura ni imyaka 45. Iyo umugore agize imyaka 42 atangira kutajya mu mihango buri kwezi, akayijyamo muri uku kwezi ubutaha ntayijyemo, ukundi akazongera akayibona, akazongera akirenza andi mezi atayigiyemo bityo. Ku mugabo ho nta myaka yo guca imbyaro ibaho. Nubwo bimeze bityo ariko ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umugabo ateye inda afite imyaka iri hejuru ya 40, umwana we aba afite ibyago byo kurwara indwara yitwa schizophrenia. Iyi ni indwara y'imitekerereze ituma umuntu yitiranya ibintu akabisobanura uko bitari. Icyo abagabo bakwiye kumenya nuko nubwo badacura, intanga zabo zitangira gutakaza ubuziranenge guhera ku myaka 20 kuzamura kugera ku myaka 80. Ibi bivuze ko umusore w'imyaka 20 afite amahirwe menshi yo gutera inda kurusha umusaza w'imyaka 80. Intanga z'umusaza w'imyaka 80 zo zipfa mu gihe gito. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umwaka w'1997 n'1999 habaruwe abagore 539 babyaye barengeje imyaka 50. Muri bo 194 babyaye barengeje imyaka 55. Muri iyi myaka abagore 4 mu bagore 100,000 babyaye barengeje imyaka 50. Umugore wabyaye akuze kurusha abandi bose ku isi yabyaye afite imyaka 74. Abahanga baracyasuzuma ukuri kwabyo. Uwabyaye ari muto kurusha abandi bose ku isi ni Medina wabyaye afite imyaka 5 y'amavuko. Mu Bwongereza buri mwaka havuka abana 20 b'abagore barengeje imyaka 50. Babigeraho hifashishijwe ihuzantanga rikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya in vitro fecondation. Maria del Carmen Busada Dolala ni uzwi wabyaye akuze kurusha abandi. Yari afite imyaka 66 n'iminsi 358. Yabyaye ari mukuru ho iminsi 130 ugereranyije na Adriana Irirescu uza ku mwanya wa kabiri mu bagore babyaye bakuze kurusha abandi. Aba bose icyo bahuriyeho nuko basamye hakoreshejwe rya koranabuhanga rya fecondation in vitro. Umugore ufite agahigo ko kuba yarabyaye akuze kurusha abandi yasamye mu buryo busanzwe ni Umwongerezakazi Downy Brock. Yabyaye afite imyaka 59 mu mwaka w'1997. Umuhindekazi Eramati Mangama niwe mugore wabyaye akuze kurusha abandi bose kugeza ubu. Gusa yasamye yifashishijwe ikoranabuhanga. Yabyaye afite imyaka 74 abyara impanga. Akurikirwa na Dirjinda Kaur Giri nawe wo mu Buhinde, we yabyaye afite imyaka 70 nyuma yo kumara imyaka 46 yarabuze urubyaro. Uyu nawe yasamye hakoreshejwe rya koranabuhanga twahoze tuvuga ryitwa in vitro fecondation. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umugore abyaye afite imyaka irenze 50 aba afite ibyago byinshi byo kubyara umwana ufite diabete ndetse n'umuvuduko mwinshi w'amaraso. Si ibi gusa kuko aba afite ibyago byinshi byo kubyara bamubazi. Ugereranyije n'umugore w'imyaka iri hagati ya 20 na 29, umugore ubyaye afite imyaka 50 aba afite ibyago byinshi byo kubyara umwana utagejeje igihe cyo kuvuka ndetse n'ibyago byinshi byo gupfa byara. Reka rero tujye no ku mpaka z'urudaca. Bamwe mu nzobere bavuga ko umugore urengeje imyaka 50 adakwiye gusama no kubyara kuko ibyago biba ari byinshi kuri we no ku mwana asamye. Abandi bakavuga ko ari uburenganzira bw'umuntu kubyara hatitawe ku myaka yose yaba afite. Mu bushakashatsi bwakorewe muri Australia 37.9% bashyigikiye ko umugore ufite imyaka irenze 50 yabyara, mu gihe 54.6% batabishyigikiye. Guverinoma z'ibihugu bimwe na bimwe byatuye amategeko abuza abagore gusama barengeje imyaka 50. Mu Bufaransa mu myaka y'1990 nibwo batoye iri tegeko. Uwari minisitiri w'ubuzima icyo gihe Philippe Douste-Blazy ati ni umuco mubi kandi ni bibi cyane ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Mu Butaliyani ishyirahamwe ry'abakora mu buvuzi ryategetse abarigize ko badakwiye gufasha gusama umugore ubagannye akeneye urubyaro mu gihe imyaka ye irenze 50.
mu Bwongereza umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Virginia Botumure avuga ko umugore urengeje imyaka 50 adafite uburenganzira bwo gusama kuko umwana afite uburenganzira bwo kuba ahantu heza. Nubwo bimeze gutya ariko iki gihugu muri 2005 cyakuyeho imyaka ntarengwa ku mugore ukeneye umwana. Ibinyamakuru bitandukanye byandika inkuru z'ubuzima bivuga ko abagore benshi barengeje imyaka 50 baba bifuza gusama hakoreshejwe uburyo bwa fecondation in vitro bakazitirwa n'imyaka ntarengwa baba barashyiriweho n'ibigo by'ubuvuzi bitanga iyi serivisi. Ese wowe ubona umugore urengeje imyaka 50 akwiye kwemererwa kubyara? Jya handikirwa ibitekerezo utubwire uko byumva, kandi wibuke gukanda handitse subscribe kuri Rwanda Star TV kuko bituma ubona mbere y'abandi inkuru yose dushyizeho.